nongeye kubasuhuza bantu mwese mukunda kino kiganiro, mukunda kugikurikirana kenshi kandi mukunda kucyumva, aricyo kunda ubuzima bwawe. Ni iby'agaciro kanini kuba tubana buri munsi, aho muherereye mwese mu mpande z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndabasuhuje. Uyu munsi nk'uko bisanzwe twongeye kugaruka ku kibazo cyo kuba wagira stress mu mutwe. Abantu benshi bakunze kuba bagira stress, ariko nje kukubwira akamaro kari ku kunywa amata mu gihe ugiye kuryama nimugoroba, cyangwa se mu gihe wumva wagize stress mu mutwe, wumva waremerewe umutwe wawe, wumva nyine wajagaraye cyane. Uyu munsi nibyo tugiye kuba twagarukaho. Mu bisanzwe nyine muzi ko mwebwe mukunda gukurikira kino kiganiro kunda ubuzima bwawe, muzi ko dukunda kugaruka kenshi ku bintu bigenda bidufasha mu buzima bwa buri munsi tubamo nyine tu. Niyo mpamvu uyu munsi twagarutse ku mata, ndetse ikindi amata ashyushye. Nk'uko bisanzwe njye mukunze kubana muri iki kiganiro, nitwa Gisa. Kunywa amata ashyushye rero bishobora kugufasha mu gihe ufite stress mu mutwe ndetse wumva umutwe wawe uremerewe. Ngiye kuguha uburyo bugera muri butanu butandukanye, ndetse nkuhe n'inama, mbe nakugira n'inama cyangwa se nkuhe izindi nama zishobora kuba zagufasha ziyongereye ku mata, cyangwa se uburyo bworoshye ushobora kuba wakifashishamo wenda udakoresheje amata. Ariko ikintu cya mbere tugiye kuvugaho cyane cyane ni amata. Ibintu bitanu ngibi rero bishobora kuba byagufasha ku mata, cyangwa se ushobora kuba wakungukira mu kunywa amata. Icya mbere, biturisha umutwe ndetse n'umubiri. Amata arimo tryptophan, ikinyabutabire gifasha umubiri gukora serotonini ndetse na melatonin. Ibi bifasha gutuza no kugabanya guhangayika cyane cyane. Icya kabiri, bigufasha gusinzira neza. Iyo ufite stress kenshi na kenshi ugira ikibazo cyo kudasinzira neza. Amata ashyushye rero mbere y'uko uryama ashobora gufasha umubiri kwinjira mu mwanya wo kuba waruhuka neza, ibi ndetse birushijeho. Icya gatatu, bigabanya umunaniro w'imitsi. Calcium na magnesium biri mu mata bifasha imitsi kuruhuka, bityo umubiri ukumva utuje cyangwa se umeze neza. Icya kane, bitanga ituze ryo mu mutwe, physiological comfort. Kunywa ikintu gishyushye nk'amata bishobora gutuma wiyumva neza kandi umeze neza cyane, bikagabanya ibitekerezo byinshi. Icya gatanu, bitanga intungamubiri. Buriya amata atanga poroteyine na vitamini bifasha umubiri gusubirana imbaraga, bigafasha no mu guhangana na stress kenshi na kenshi. Icyitonderwa rero hano, niba stress ikabije cyane ubona ko iri ku rundi rwego, cyangwa se imaze igihe kirekire, amata yonyine ntahagije kuba yagufasha. Byaba byiza no kuba wakora ibi bintu: kuruhuka bihagije, gukora imyitozo ngororamubiri, kuganira ndetse n'abandi, cyangwa se kugisha inama umuganga, umujyanama wo mu mitekerereze. Izindi nama rero nagiye mbabwira zoroshye zagufasha mu kugabanya stress, cyangwa se kugabanya umutwe cyagiye wumva uremereye wowe neza wumva wabuze amahoro. Ikintu cya mbere, fata umwanya wo guhumeka neza. Gerageza guhumeka buhoro buhoro. Ikindi, uhumeka winjiza umwuka mu mazuru ndetse mu masegonda byibuze 4. Uwufateho amasegonda 4. Usohore umwuka mu kanwa mu masegonda 6. Subiramo inshuro 5, cyangwa se byibuze ugeze ku 10. Biturisha umutima ndetse n'ubwonko. Icyo ni icya mbere mu bizagufasha kuba wagabanya stress cyangwa se umutwe ukabije waremerewe cyane. Icyo ni icya mbere, gufata umwanya nyine wo guhumeka neza mu buryo busanzwe cyangwa se bworoheje. Ikindi cya kabiri, sinzira bihagije. Kubura ibitotsi buriya byongera stress. Byibuze gerageza kuryama no kubyuka ku masaha amwe buri munsi. Kwirinda telefone ndetse n'amatara menshi mbere y'uko uryama. Kunywa amata ashyushye iminota byibuze 30 mbere y'uko uryama. Ikindi cya gatatu, jya ugenda cyangwa ukore imyitozo mike, byibuze iminota 20 kugeza kuri 30 yo kugenda ku munsi byibuze. Bizajya bigufasha.
kurekura stress, kongera imisemburo ituma wumva umeze neza. Ikindi cya kane, ganira n'umuntu wizeye, wumva wizewe cyangwa se wumva wisanzuyeho. Kuvuga ibikuremereye byose ukabishyira hasi cyangwa se ukabigikuramo ukabishyira hanze, bigabanya umutwaro wo mu mutwe, bigufasha kubona ibisubizo utari wakabonye. Irinde cya gatanu, irinde ibintu byongera stress. Gerageza kugabanya amakuru menshi mabi, gerageza uyagabanye. Kafeyine nyinshi, ikawa, energy, ibi bintu ubyirinde. Ibitekerezo bibi uhora wiyumvamo, ibyo bintu ubigabanye, ugerageze ubigabanye. Icya gatandatu, jya wandika ibintu bikurimo, byibuze gerageza wandike icyo uhangayikiye, icyo ushima. Ibi bigufasha gutunganya ibitekerezo. Ikindi kintu cya karindwi ndayo uko nakubwira, ikintu kijyanye no kurya neza. Iki nicyo cya karindwi, kurya indyo yuzuye cyangwa se indyo irimo ibi bikurikira: imbuto, imboga, amafi, amagi ndetse ukanywa n'amazi menshi, bifasha ubwonko gukora neza. Icya munani, fata umwanya wo kwiyitaho. Kora ibintu ukunda, cyane cyane gerageza ukore ibintu ukunda, nk'urugero wenda gusenga, kwiyumvira, aribyo meditation, kumva indirimbo wenda zituje, gufata akanya nyine uri wenyine ukaba wagira iki, ukaba wakitekerezaho. Ikindi cya cyenda ari nacyo cya nyuma, shaka ubufasha bw'umwuga igihe bikabije. Ushake nyine ubufasha bwa muganga, nyine nibwo umuntu aba avuga, nibwo bw'umwuga. Ushaka ubufasha bw'umuganga runaka, abe yagira iki, abe yagufasha. Niba stress imaze kuba yarenga, imaze igihe kirekire, igutera wenda kwiheba, gutinya cyane cyangwa se kubura ibitotsi bikabije, ni byiza kuganira n'umuganga cyangwa se umujyanama mu mitekerereze ya buri muntu. Ikindi kandi, wakoze kudukurikirana cyangwa se wakoze kumva kino kiganiro. Niba washimye ibyo dukora, kanda like, ukore subscribe. Ikindi utanga igitekerezo, utubwire uko ubyumva. Njye mwabanaga muri kino kiganiro, nitwa Gisa. Ciao.